Hello nshuti zanjye ebana uyu munsi nibwo bwa mbere tugiye gukora ikiganiro nibwo bwa mbere ngiye gukora ikiganiro kabisa ebana mvuga ati kabisa iki kiganiro ni icyanyacyo ikiganiro cy'uyu munsi kiraryoshe pe incamake z'iki kiganiro rero uyu munsi turabagezaho hari scandal ya Muhire Kevin harimo na Claude harimo na Tadeo Rwanga ba APR byavugwaga yuko APR yari yatumye yuko Tadeo Rwanga ngazi ngavune Muhire Kevin amuvane mu kibuga noneho ngo umuntu bita Claude niyo mugabo arabura Kevin ariko noneho mu kiganiro ngiye kubagezaho harimo amajwi ya Muhire Kevin yisubiyeho ko kwari ugukina kwari ugutwika kwari iki Muhire Kevin yisubiyeho undi muntu wagize icyo bivugaho ni Tadeo Rwanga ndabagezaho amagambo yavuze ukuntu bimeze wowe nugukora subscribe hasigaye wumva ikiganiro cyose uyu munsi urishimura ahita uvuga ati noneho ebana musigiti hano mukuriye ingofero ikintu mvuga rero reka duhere kuri Tadeo Rwanga uko byari bimeze nuko Kevin yabwiye abanyamakuru mu kiganiro n'itangazamakuru yababwiye yuko niyo mugabo Claude mu kibuga yamwongoreye aramubwira ati ko bapanze yuko Tadeo Rwanga amukura mu kibuga amuvuna akava mu kibuga yabibwiye itangazamakuru none ibyo bintu byateje saga biteza saga kabisa ewan kugeza naho n'abanyamakuru n'iki byose batangiye kuvuga se niyo mugabo Claude yaba ari umugambanyi wa APR ku buryo ibintu bapanze yaza akabibwira umukinyi wa Rayon Sport akabibwira Muhire Kevin yitwaje ngo n'ubushuti gusa ariko ibyo byose twaje Muhire Kevin yaje kubinyomoza aragira ese Tadeo Rwanga we bavuzeho yabivuze iki reka mbanze mbagezeho uko Tadeo Rwanga amagambo yabivuzeho Tadeo Rwanga mwumve neza mumanze mwumve fresh kabisa tumeze kimwe Tadeo Rwanga mu magambo ye yagize ati byantunguye cyane kuba Muhire Kevin yatangaje amagambo nk'ari ubwo ndonda bikira mu Kinyarwanda nahuye n'abakinnyi bakomeye barimo Andrea Udede Sadio Mane nakinnye AFCON CAF Champions League nakiniye Simba nkinira Vipers nkinira Tanta FC n'andi makipe akomeye Oni Tadeo Rwanga ntibinsaba kuba nakwitwara neza ku ikipe duhanganye ari uko navunnye opponent nakinanye na Kevin muri shampiyona ya Egypt uretse kuba twaraganiraga ndetse tukanahura kenshi mu busanzwe n'inshuti yanjye ni ibinyoma byantunguye cyane wenda tuzashaka umwanya tuganire ambwira impamvu yabikoze ngayo magambo ya Tadeo Rwanga ngiye reaction nayo magambo Tadeo Rwanga ewanaye Tadeo Rwanga ni gutyo yaje abivuga ewanaye usibye kubeshya uyu mugabo arakuze pe uburyo yabisobanuye biri professional urabona ko yabivuze nk'umuntu kabisa nk'umuntu uzibyarimo mu kanya hasohotse video y'umuntu bita Muhire Kevin nawe arimo yisubiraho ngiye kubagezaho amajwi ya Muhire Kevin yisubiraho ukuntu yagiye avuga yuko ibyo bintu byose ari agatwiko ari iki ko ibyo byose byatewe na ntuza na match na stress ya match ibintu byinshi urugumu aho rero Muhire Kevin yavugaga iki Muhire Kevin yabivuze iki mwumve neza mutega amatwi nabonye biba birazenguruka ahantu hose navuze kuri kapiteni wa APR nkuko nabivuze kare football entertainment match yarangiye twaganyije mvuga ko yanyigira akangira inama akambwira ko umukinnyi mugenzi we ashaka kumvuna yanabivuze nka entertainment Claude nabyo yavuze njye bivuze nka entertainment ko nari nzi ko niba
nimba muri press conference arita kurikira so ntiyabasha kuza muri press conference na Claude nyuma twaravuganye mubwira uko bimeze so ubwanjye ndumva yani bareke kubikomeza bitari ngombwa kuko abanywanyi bandika amataito menshi atandukanye ariko giti cyanjye numva football entertainment kandi turabakeba so nago ambwira ngo Claude ngara rifatariza ambwira ibi nibi kandi ari amakipe ari abakeba so nago yabivuga nabo rimwe na rimwe tujye dushishoza mu bintu tuvuga ariko nyevuze nka entertainment shaka gushusha so nawe nyine bifasha nabi babarire gusa yari mu magambo make uri gutwika kuko no umuntu wanjye ubusanzwe isumba ngomba kuma challenge nakagira icyo bivugaho nibyo rero nibyo Muhire Keve yavuze yavuze yuko yari ari gutwika atabivugaga yarazi yuko kubera ko Claude yari kapiteni wa APR yumvaga yuko ninamara gukora ikiganiro n'abanyamakuru Claude nawe arakurikira akaza bakamanza bakatwika nyine abanyamakuru icyo kintu yarazi yuko barakimubazaho n'iki byose ahatwika icyo ariko mu by'ukuri ngo abantu babifashe nabi igihari rero ni iki igihari nuko ari skandal yakuruye impaka nyinshi abafana ba APR batangira kurakarira niyo mugabo Claude bavuga ati n'umugambanyi niki umuntu bita Tadeo Rwanga nawe ebana inshuti zimwegereye zivuga yuko ibyo bintu byamubabaje avuga yuko hari abakinnyi akina muri Uganda Cranes ekipe y'igihugu ya Uganda hari abakinnyi benshi bakinanye ndetse bahuye yagiye ahura na ba Sadio Mane yagiye ahura na ba Andre Ayudede yagiye ahura n'abakinnyi benshi cyane akina muri kipe nationale yabo ubwo rero turibaza tuti ese iyi skandale iragarukira he nce mu makuru avunaguye vuba vuba umutoza wa Kiyovu Sport ari mu mazi abira nyuma yuko ubuyobozi bwa Kiyovu bwa mwegereye buramubwira ati iriya match yejo kuwa gatatu muzahuramo na APR FC iriya match nuyitsindwa uzahita wirukanwa bamuteze iriya match ya APR yejo y'ikirarane izaba ejo kuwa gatatu ni ikirarane ni muri bya birarane APR ifite bamubwiye ati iriya match nuyitakaza uraza kwirukanwa nibyo aha andi makuru ni ijoro rya Champions League Real Madrid iraba yagarutse mu kibuga Real yagaruye abakinyi bayo bavunitse Vinicius Junior yagarutse ameze neza cyane umuntu bita Rodrigo nawe yagarutse kabisa mbibutse yuko Real Madrid ari ya 24 kandi no kuvuga ati ikipe izaba inyuma ya guhera kuri 25 kumanura zose zizahita zisezererwa zidakinye playoff urumva hanyuma izindi kugenda izindi kumanura hasi zizakina icyo bise playoff rero kugira Real Madrid igume muri ayo makipe azakina playoff igomba gutsinda match y'ijoro match toroshye match komeye pe kuko barahura n'ikipe nayo yihagazeho muri Champions League ikunda guhangana n'izi kipe zikomeye ikipe bita Atlanta wa mugabo muzi wo muri Nigeria wa wundi kagapeti kaza umupira mwinshi cyane kitwa Lookman niyo akinamo Atlanta mwibuke yuko Atlanta iri mu makipe ayoboye Ubutaliyani ese haracande biragenda bite match reka mvuge muri Champions League kari yongiyo yingira kamaro andi makuru na hejo murabizi ko mbakunda kandi mbaha updates zimeze neza wallahi munyandikire muri comment ko mu nkunda basa ku kantu ga feeling fresh bye bye muri kumwe na MC Giti kuri televiziyo bita Hello Sport TV Rwanda ndabakunda I love you so much